Mu izina rya Yesu Kristo turabakunda cyane n'indamutso y'abana b'Imana. Imana ibaha umugisha. Turabaramukije rero kuri Profete Emi ndetse na Profete Daniel. Amahoro y'Imana nabe kuri mwe mwese, umugisha Imana itanga ubabeho. Tubasaba kujya mukora subscribe ndetse na share na comment. Hari n'abashyira kuri stati njya mbibona mu magurupe atandukanye kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose, namwe muba mufatikanyije natwe kuvuga ivuga butumwa. Imana ijye ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Njuri imbere rero uri inyuma ya kamera ni Profete Daniel. Imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi, ndetse Imana iri gukoresha iz'ubutwari mu bwengiki. Navuga ngo Imana imuhamagaye mu gihe gisa n'iki kugira ngo imukoreshe iby'imbaraga, ndetse kandi imunyuza atandukanye, agira atandukanye kugira ngo akorere Imana. Rero tugize umugisha ukomeye kuba turi kumwe nawe. N'Imana yatugendereye iramuzana, kuko ndabizi ko mu minsi iri imbere kumubona bizajya bigorana bitewe n'umurimo w'ivugabutumwa uri imbere ye ugiye utandukanye. Rero ndakuramukije mukozi w'Imana, muhanuzi w'Uwiteka. Mbese muri amahoro? Murakoze cyane. Turi amahoro. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha, kandi nawe Imana ikomeze ko kwagura. Amen. Muvandimwe, yego, uru rugendo ni rurerure, ariko turazi neza ko Yesu azarudufashamo. nukuri Ubivuze neza, kuko ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana. Imana intoranyije mu gihe gisa n'iki kugira ngo twamamaze Yesu Kristo mu isi yose. Amen. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha kandi ikomeze kwagure. Ndabona usa neza, umeze neza, itoto ni ryose, ni koko kuba muri Yesu ni byiza. Murakoze cyane. Ubundi iyo uri muri Yesu hari ibimenyetso bikuranga. Yego. Imbere iyo umwuka umeze neza, byanze bikunze usagurira n'umuntu w'inyuma. Nukuri. Rero uko ubibona asa neza gutya, ni ikigaragaza umwuka uri umuntu ndimwe imbere. Yego. Arakomeye cyane, arahambaye, atangiye gutunguka n'inyuma. Nukuri. Hari igihe cyageze umuntu w'inyuma nawe akaba atameze gutya. Yego. Na umuntu w'imbere icyo gihe nawe yari arimo agwira, ariko yari atarakura. Ariko umuntu w'imbere amaze gukura, n'uw'inyuma agenda yaguka. Ibintu bikagenda bihinduka nk'uko ubibona mukozi w'Imana. Mbese turashima Yesu, turashima Kristo ukomeje kwagura umugambi we mwiza mu buzima bwacu. Kandi twafashe urugendo rw'uko tutagomba gusubira inyuma. Haleluya. Reka dukomeze twaguke mu izina rya Yesu, twaguke mu mwuka, twaguke mu mubiri, dutere imbere, tugere kure hashoboka, aho Yesu yagambiriye yuko tugomba kugera. Hari ijambo ryiza Yesu yavuze muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 18. Aravuga ngo nuko mugende mu mahanga yose, mubwirizayo ubutumwa bwiza, abemera kandi mubahesha umugisha, bave mu byaha, babatizwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka we. Rero amarembo Yesu yarayakinguye mu mahanga yose, tugambiriye kwamamaza ubutumwa bwiza kugeza ku mwuka wanyu. Niyo mpamvu ubona rero ibintu bigenda bihinduka umunsi ku munsi. Imana iguha umugisha. Reka tubwire abantu ngo nibabe muri Yesu, bakizwe, bazakira iminkanyari, bazahora batemba itoto. Bakizwe nta minkanyari izabageraho. Rero reka tukusabe utubwire amazina yawe kuba kubonye ari ubwa mbere. Bari ahatandukanye kuko dukurikirwa n'abantu benshi, hari n'abaza ari bashya. Uvuga amazina yawe, nurangiza usenga Imana, uturagize Imana, nurangiza winjire no mu butumwa Imana yaguhaye kugira ngo uhembure imitima yose idukurikiye. Imana iguha umugisha. Ni koko mukozi w'Imana. Reka dusenge.
ariko kandi tubanze tunivuge Yego. kuko Bibiliya iravuga ngo nta bagenda n'abatasezeranye. Yego. Amazina yanjye nitwa Profete Emi, nkomeje mu buntu bw'Imana. Yego. Irindi ry'umurimo abantu benshi bakunda kunyita habura gato. haburaho gatoya. Imana igikora Hallelujah. ibintu bikomeye. Tuzagenda tubiganira uko Yesu adutije imbaraga n'ubuhamya tuzagenda tubutanga. Amen. Reka dusenge Imana rero kugira ngo twamamaze icyo yaduhaye gutambutsa uyu munsi. Amen. Baba, mu izina rya Yesu turagushimiye, uri Imana ifite imbaraga. Hallelujah. Izina ryawe niryubahwe, ubereye maso. Pentecostal before alone, ku bantu bagutegereje bose. Duhawe umugisha Uwiteka wo kuza hano imbere y'ubwoko bwawe Mana, tukagera hano aha twicaye kuri uno muyoboro w'ivugabutumwa watanze. Hallelujah. Kugira ngo abantu bakizwe baruhuke imitwaro n'imiruho n'imihate y'isi. Uwiteka ahereza umugisha umukozi w'Imana unyakiriye. Daniel umuha umugisha. Hallelujah. Kandi ndagusabye Mwami Nyiringabo, utuyobore kugira ngo Umwuka Wera abe muri twebwe. Mana, tubashe kwamamaza ijambo ryawe n'ubutumwa utambukije kubwira isi. Urakoze Mana, kuje kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Ndanezerewe kubana namwe hano kuri Profete Emi ndetse na Profete Daniel. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndahamya nashidikanya ko umwami w'imbaraga agomba kuzana amavuta yemeje akayasuka ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe bukakira impinduka, ubuzima bwawe bukakira kubohoka, ukakira gukira indwara kubera ubutumwa bwiza, ukakira kubohoka imigozi ya karande, ukava mu byaha ukajya aho Yesu agomba kuba agambira kugushyira. Rero shuti muvandimwe uneze amatwi, ndagira ngo tuganire ibyo Yesu yaduteguriye. Turasoma ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuyoborwa n'Umwuka, kuko abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Turasoma Zaburi igice cy'106 umurongo wa 13. Zaburi y'106 umurongo wa 13 haranditswe ngo hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze. Hahise akanya abantu bibagirwa imirimo Yesu yakoze. Hahise akanya Imana ibagarutseho gatoya gusa. Abari barazahaye kubera ubukene, abari barazahaye kubera intambara zitandukanye, kubera ibihe n'amateka, Imana ibagarutseho gusa. Ibisi irindi zina, Imana ibagarutseho gusa. Ibahaye ubwenge, amashuri bakayiga bakayarangiza. Imana ibagarutseho gatoya abari intabwa. Imana ibagarutseho ikabagirira ubuntu, ikabagira abamama, ikabagira abapapa, ikabagira abasore n'inkumi. Kandi muririmbyi yararirimbye aravuga ngo kera ntabwo twari ubwo, ariko ubu turashimira Imana yo yaduhinduriye amateka. Ndasuhuza abantu bose banteze amatwi. Imana igenda ihindurira amateka, ariko hari icyo ijambo ry'Imana ryatubwiye kandi nanubu yaravuze ngo nimumara kurya mugahaga, mukubaka amazu, ayo mazu mukayabamo, mukambara imyenda mishya, mukitwa amazina mashya, ntimuzibagire Uwiteka Imana y'Abisiraheli yabakuye mu buretwa inyumiyo. Imana yambwiye ngo nze tuganire, tangaze aya
ni ukuri kw'Imana mukozi w'Imana. Hari abantu benshi Imana yasanze ibasanga barimo barira babundabunda mu gihuru batagira aho kuryama. Imana ishimwe. Ariko Imana yitegereje iravuga ngo nubwo bambaye ubushwambagara ariko nzakugirira neza. Nkwite irindi zina nguhembuze ibere ryanjye, amashereka yanjye nyaguhe nguheke ku mugongo, tugendane mujyane muri Australia, tugendane mujyane mu bihugu bitandukanye, mujyane muri Canada, mujyane muri Amerika, mujyane muri Suwede, mujyane Mozambique, mujyane ahantu hatandukanye muri Afurika ndetse n'i Burayi no muri Aziya. Nzakujyana. Imana ihabwa icyubahiro. Nyamara cya gihe nta nzira y'ibyo byo yabaga atekereza. Kubera iki? Kubera amateka y'ibyo ahagazemo cyangwa yanyuzemo. Ariko Imana yitegereje imuvugaho iryo jambo. Haleluya, haleluya. Ariko ngo hahise akanya, hahise akanya, bibagirwa imirimo Imana yakoze. Umva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ahubwo bifuriza cyane mu butayu, bageragereza Imana ahatagira abantu. Imana ngo ibaha ibyo bayisaba, ariko imitima yabo Imana ishyiramo konda. Natangaye cyane. Imana impaye rino jambo kugira ngo nitangaze. Natangaye ndibaza ngo ubundi konda ni iki? Ndibaza ngo kubera iki iri jambo rimanutse kugira ngo turiganirize ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe. Umwuka arambwira ngo ugende utangariza abantu banjye ngo narababaye. Nababajwe n'iki? N'ibizira abantu bakora nuko banyibagiwe. Yego. Imana irangije inyereka ishusho. Ndabonaga ari nk'umwana mutoya. Yari arimo ari kugenda, ariko yagenda nabonaga ari kugenda asatira umuryango kugira ngo awukingure. Ariko nkabona nta ngufu afite zibasha kugerayo. Umwuka arambwira ngo uyu mwana ureba aragereranwa n'umwuka wanjye. Ariko impamvu atagenda ngo agere kuri rwa rugi, akingura akomeze kugenda. Uzi ikintu cyantanga? Nabonaga ari ishusho y'umwana, ariko ahindukiye nsanga umwana afite ubwanwa. Ayiwe, natangaye. Nagize ubwoba muri iryo yerekwa. Ndavuga ngo ko nabonaga ari umwana ameze nk'umuntu udafite imbaraga, ateguza, ariko yahindukira urugi rumaze kumunanira. Yasaga n'umbwira uti wamfashije ukankingurira. Ngiye kubona mbona mu maso ye ni umugabo mukuru kandi afite ubwanwa. Mukarambwira ngo mwana wanjye Emi, haguruka ugende utangariza abantu banjye ngo narababaye. Nababajwe n'iki? Nababajwe n'ibizira abantu bakora. Abantu baranyimuye, abantu barabinitakuwa benista fosedo. Imana ishimwe. Narababaye, babazwa n'ibizira abantu bakora. Abantu narabatabaye, mbagirira neza, mbaha amazina mashya, mbatera amasura mashya. Ndangije mbateraho inyama, barabyibuha. Imana ishimwe. Ariko baranyibagirwa, baranyimura, bimura umwuka wanjye, bahimika ibigirwamana babyimitse mu mitima yabo. Yewe wa mugabo we, Imana yambwiye ngo yarababaye. Imana yarakusanze uteguza uri nk'umwana udafite imbaraga zizamuka ngo zikingurire n'urugi nabonaga. Ariko urangije Imana uyitura kuyibagirwa. Cya gihe Imana igusanga uri murira,
warayibwiraga ngo ma nuramuka ungiriye neza ukandenza iri joro byabura ukangirira ubuntu nkaramuka mana nzakwitura kugukorera. Haleluya, nzakwitura kugukorera. Ariko dore icyo wahembye Imana ni ugusambana, icyo wahembye Imana ni ubugome, icyo wahembye Imana ni ubujura, icyo wahembye Imana ni ukurara mu marogi. Niko Mwuka yambwiye ngo yarababaye nk'umuntu wagendanaga n'Imana, Imana igusanga uyisaba utagira n'urwara rwo kwishima, ibiceri 3 by'ijana warabibuze, none Imana iguhinduriye amateka, iguhaye isura nshya, iguhaye aho kuryama, iguha ibyo kwambara, iguha ibyo kunywa. Uri umugabo urataha bakakwita papa, uri umudamu urataha bakakwita mama. Kandi mbere kera witwaga Nyirambaragasa, witwaga Macibiri cyangwa Nyagakecuru, cyangwa ukaba witwa hayiwe izina runaka kibweteri na ya. Imana ikurebye ibona wayigirira umumaro kubw'impuhwe zayo ejo hazaza. Ariko Imana uyituye guta umugore n'abana ukarara mu marogi. Imana yambwiye ngo yarababaye. Imana uyituye guta abana mu nzu mama, ukajya gusamba, ukajya mu magato. Imana yarababaye. Imana yakujyanye muri icyo gihugu izi kuzayibera uw'umumaro, ukagira abantu benshi ubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko uhageze uribagirwa, uriyanduza. Usanga abandi bajya muri buwate ujyayo, usanga abandi bakora ibizira nawe urabikora. Ugezaho utakizera Imana, ugezaho wirirwa utumiza imiti, ugahamagara abapfumu muri Afurika ngo bakuzanire imiti izaguhesha amahoro. Imana yambwiye ngo yarakurakariye, Imana yarababaye. Benita Costa Labini Monetasika. Hello, ndakumva ma. Imana yarababaye. Ariko hari icyo Bibiliya ivuga. Haleluya. Imbabazi z'Umukiza zamuzanye kucungura. Imbabazi z'Umukiza cyatumye Yesu abambwa akajya ku musaraba, kwari ukugira ngo akugirire ubuntu n'imbabazi. Mwuka yambwiye ngo garura umutima, uve mu byaha, Imana ikugirire neza. Dore ikintu cyakubujije amahoro. Ndasubiramo iri jambo. Hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, ntibarindira ko isohoza imigambi yabo. Mana we, ntibarindira ko isohoza imigambi yayo. Baraca ruhinga bakavuga ngo nijya kwaka imiti nibwo nzagira igikundiro. Nica ruhinga ngasambana nibwo bizaza vuba. Koko uteshejwe agaciro n'impamba y'umunsi umwe. Bana yambwiye ngo yarababaye. Benita Costa Labini. Ntibarindira kwisohoza imigambi ya, ahubwo bifuriza cyane mu butayu. Bageragereza Imana ahatagira abantu, ibaha ibyo bayisabye byo, ariko imitima yabo iyishyiramo konda. Reka nsobanure konda. Imitima yabo, impamvu ubuze amahoro muri urwo rugo, impamvu ubuze amahoro kuri ako kazi, mutima uhora uri mu mutwe. Ndavuga ngo noneho
ubwo uku kwezi nguhembe, kwa kabiri sinzaguhembe. Mutima uhora mu mutwe. Imana yashizemo konda. Waribagiwe mama. Imana ishyiramo ingufuri muri urwo rugo. Dore wadimene takuwa harabini takusti befo tari enai pela vole bone tansima ega. Impamvu ruririyemo, wibagiwe akarago, waribagiwe wataye ibihe. Ni kangahe ugifata umwanya wawe wo kwiyiriza ugasenga Imana, ariko ntabwo uwo mwanya wawe ufata. Uririrwa mu matiku, ahubwo uririrwa kuri telefoni, ntunadawurodinga ibintu by'umumaro ngo bari byo ureba. Uririrwa wirebera ibintu byacitse kabaye, noneho runaka bamuvuzeho iki. Niko munyamasengero ubuze amahoro. Waribagiwe Imana ishyiramo konda, ishyiramo urufunguzo, none amarira agiye kukwica. Haleluya. Amina. Ariko turashimira Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Talibene kostala binifo. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose. Ntakiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda. Arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Imana iragukunda mama. Imana iragukunda wa mukobwa we. Nta byaha Imana itakubabarira. Imana iragukunda. Ishimire ko Yesu yabambwe ari wo wazira. Wisuzume wongere wihane. Imana yambwiye ngo nze gutangariza. Ufite intambara, amadene yabaye amadene uko wibagiwe Imana. Wataye umuhamagaro, wibagiwe gusenga. Ariko Imana yambwiye ngo iracyagukunda kandi iracyagufitiye imbabazi. Enida kostala binifu. Tugiye gusenga Imana. Imana iracyagufitiye imbabazi. Imana ishaka kukubabarira. Imana ishaka kukubabarira. Waribagiwe Imana ishyiramo konda. Ariko tugiye gusenga n'Imana. Mbabarira wongere wizeye. Tuzahabwa amahoro n'imiti. Tuzahabwa amahoro no gusambana. Tuzahabwa amahoro no kujya mu mapfumu. Tuzahabwa amahoro n'amatiku n'amagambo wirirwamo. Ntabwo uzahabwa amahoro ayiwe n'ibyo wirukankamo by'ibyaha. Amahoro ni Yesu yatanga wenyine. Ndagira ngo dusengane Imana ikugirire neza. Amen. Imana ishaka gukuraho konda nawe ukaba mu buzima bw'umudende, urugo rwawe rukaba amahoro. Imana ishaka gukuramo konda, amarira urira Uwiteka akakuzanira imbabazi, akakuzanira ubuntu. Imana ishimwe amarira yawe urimo urira uyu munsi akazakubera ubuhamya, ukazajya uvuga ngo Uwiteka Imana yabohoye ubuzima bwanjye. Imana ishaka gukuramo konda nawe ugakingirwa ugashaka n'abandi. Urateretwa, uri n'umukobwa mwiza, ariko umuntu wese uguterese mutandukana utazi uko bigenza. Iyo ni konda. Iyo ni konda. Naratangaye profeti. Perutse guhamagarwa n'umuntu. Arambwira ngo mbabarira unsengere. Nise ndasengera iki? Arambwira ati ubu nyumva
ndi umusore ngejeje imyaka 48. ndavuga ngo ntabwo numvise neza nsubirira. Ati nge mfite imyaka 48 none ndasengera iki? Ati ndi umusore. None se wabuze? Arambwira ati ni ukuri kw'Imana nanjye ibintu bituma ntashaka ntabwo mbizi. Ndavuga nti mu byo Yesu yampaye kwirukana karande yarabimpaye, mu byo Yesu yampaye kwirukana abazimu yarabimpaye, mu byo Yesu yampaye kwirukana gucagagura imigozi y'abadayimoni iziritse umuntu Yesu yarabimpaye. Ndavuga nti reka ninjire mu kirere cy'umwuka ndebe ikintu kikubuza gushaka kandi urumwe. Ndamubaza nti none se watindijwe n'amashuri? Ati shwida. None se watindijwe ni? Ati yo nterese birapfa. Ndatanga sinarinzi ko n'umusora buri umugore. Hayiwe tarabini for a daddy monetasiyo. Ninjiye mu kirere cy'umwuka, mukarambwira ngo wangu ureba yaratabitswe iyo muri kavukire karande ziwabo ntizishaka ko azubaka urugo. Ariko ndashimira Imana. Haleluya. Ndashimira Imana. Yesu yaramubohoye. Amaze kumubohora hashize amezi 2 akoze ubukwe kandi yampamagaye mu kwezi kwa 4 ejo bundi. Amen. Bivuze ngo hari karande zijya zizirika umuntu, iyo nayo ni konda. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo ashaka kugukuraho konda, nawe ukashaka akagukuraho konda, nawe ukashingirwa. Ni gute kucyabaza bose ubundi bakubwira kwishingira? Wishingira nkandi haje umuntu w'umumaro akakujyana mu rusengero tukagushingira, Yesu nawe akaguhindura amateka. Koko ube waravutse nabi, ukure nabi, unishingira, ushake nabi, abo ni abadayimoni. Ariko ndashaka kugusengera Imana ikagukuraho konda. Imana ishimwe. Nimba wari waribagiwe, Yesu yongera abyutse umugambi we ku buzima bwawe. Ndagushimiye Uwiteka. Urera Mana. Genderera ubwoko bwawe. Haleluya. Abantu barakwibagiwe, abantu barakwimuye, ariko uri Imana ifite imbabazi. Sengera uyu muntu nyumvise ndetse n'uzanyumva. Uwiteka uhereza abantu bawe kuruhuka, kandi umutima w'imbabazi urawufite. Uhereza abantu bawe guca bugufi kugira ngo ukomeze umeze imbuto nziza mu ruhande rwabo. Kuko Uwiteka ntabwo waremeye umuntu ngo umuremere n'umubabaro w'iteka. Kuko baravuze ngo nubwo wagerageza umuntu ariko ntabwo wamubabaza iteka. Uwire wa Isiraheli, hembura ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Amen. Ukoze umurimo mwinshi ndetse utoroshye. Navuga ngo ni Imana ikeneye muri iyi minsi, mu gihe abandi bari guhanura amarangamutima, ariko Imana igumugisha ku butumwa bwiza. Nukuri dararikira abantu bose kumva kino buno butumwa kurinda burangiye, kuko Imana irabaha umugisha. Rero ndagira ngo tugusabe uduhe nimero yawe ya telefone. Hari uwakenera kuguhamagara no kukwandikira kuri WhatsApp, ndetse n'uwakenera kugurira amazi ube iri muri mobile money, ndetse kandi ibe iri no kuri WhatsApp. Bayihamagara waba ugize neza, kubera ko Imana ni Imana kandi izakorana n'abari maso. Rero Imana igumugisha. Duhe nimero ya telefone. Imana igumugisha. Haracyari 7,000 bitapfukamiye Bayali bakera imbuto z'Imana z'umwuka wera, bashobora gukora ibikorwa byiza ntawe ubibahatiye. Yego. Nimero yange iri kuri WhatsApp wanyandikiraho ni 078 51 55 37. Ndasubiramo
yego ni 07 51 55 37. Imana ibaha umugisha. murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.